Mwami Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana twongera kandi kugira icyo turivugaho umwuka yaduhishuriye uyu munsi mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere. Ndasoma iyo baruwa yose hanyuma nze kongera kandi gusoma no mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 4 umurongo wa 4. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 n'umurongo wa mbere. Icyo gice cyose turagisoma gifite imirongo itari mike, mirongo 40 yose. Kuwa gatatu twaresomye ariko ndashaka ko twongera kuyisoma. Noneho ndabamahaye umukoro kandi no kugera mu rugo wongere kandi uyisome. Wongere kandi usome, wongere uyisome. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutarebaho ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Icyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta cya Kayini kuba cyiza, nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa kandi ntiyaboneka, kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka y'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo yasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze, kuko yategereje ko iyasezeranije ari yo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Abo bose bapfuye bakikizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abasuhuke mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuye, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye umudugudu. Haleluya. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yaragiye gutamba umwana w'ikinege, ubwo yabwiwe ibye ngo
kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu imigisha ibizaba. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yaragiye gupfa ahesha imigisha abana be bombi, agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yaragiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kwa Abisiraheli, agategeka iby'amagufwa ye. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza, ntibatinye itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamwo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezaneza by'ibyaha, kuko yategereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Haleluya. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa natinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye ngureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagirwa amaraso, kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi, abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Kwizera niko kwatumye Marayo Rahaba atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Mbese mvuga ikindi igihe cyandenga? Vuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera, gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka, no guhabwa ibyasezeranijwe, no kuziba iminwa y'intare, no kuzimya umuriro ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga bo bapfushije bazutse, kandi bakicishwa ingerezo ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bagageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushirwa mu nzu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa ingerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi yari ikwiriye ko bayibamwo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu buvumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye kirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganwa rwose iteraniro ryateranye uyu munsi ritari kumwe nabo. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Bacamanza igice cya 4 umurongo wa 4. Igice cya 4 umurongo wa 4, igitabo cy'Abacamanza. Abacamanza igice ni cya 4 umurongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cy'Abacamanza igice ni cya 4 umurongo wa 4. Dufatanye twumve iri jambo naryo icyo ritwunganiraho muri ariya magambo yose tuvuye gusoma. Icyo gihe umucamanza w'Abisiraheli yari Debora, umuhanuzikazi Mukarapidoti, yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu.
abisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacira imanza. Amen, amen, amena. Ndagira ngo dukomereze aho twari tugeze ku wa gatatu. Turimo turiga hejuru yo gukora neza no kwitegura gusoza tukajya mu ijuru. Dufite amashimwe akomeye y'iby'Imana yakoze. Ibyo nibyo rwose, iyo ni degere nziza, nabyo turaza kubigeraho. Umukristo mwiza nugira umutima ushima, umenye iby'Imana yakoze. Mumwe mu mahame tuza kuganira, n'ayo mahame arimwo kandi ari hano mu byo twasomye: kumenya gushima ndetse no gushimira Imana, kumenya gushimira Imana no gushimira abantu. Muri iyi minsi hagiye hatera umuco utari mwiza, abantu umuco wo kudashima, kutamenya iby'Imana yakoze, ariko kandi no kudashimira abantu, ahubwo umuntu akareba akatagenda, akaba ariko kaba kanini, akaba ariko agrandisa, akaba ariko agira ikibazo, ariko akananirwa gushimira bikeya cyangwa se byinshi abona byakozwe n'abantu ndetse byanakozwe n'Imana. Uwo mutima wo gushima rero ni umwe mu mahame y'umuntu ukora neza ndetse unategura no kujya mu bwami. Hanyuma rero ndashaka kugira ngo tujye kwigana ayo magambo dushingiye kuri aya tumaze gusoma. Umuririmbyi yaravuze ngo iwacu ni mu ijuru, abagezeyo baragwiriye, ariko kandi ngo n'abandi nabo bari mu nzira, mubaye muje ngo twajyana mwe gusigara. Byumvikana ko sinshaka ko tuva muri dimension y'isi, ariko ngo ahari wenda twumve ko ubuzima bwacu bwa buri munsi atari ngombwa, ariko ndashaka ngo muri ubuzima bwacu bwa buri munsi ni gute twakora neza twitegura n'ubundi kuzajya mu ijuru, tutakomeza kureba gusa ibi byose tuboneshwa n'aya maso, ariko tumenya ngo na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Abakristo rero tugomba kubwirana, niba ubwo niko kwiteganyiriza. Ndavuga amahame yadufasha kuba abakristo beza bazajya mu ijuru, beza bazajya mu ijuru. Mujya mubona igihugu kijya gikora cyakoze kiriya kigo gikomeye cy'ubwiteganyirize RSSB, giteganyiriza abakozi, bavuga ngo mu myaka ingana gutya bazaba batakirimo bakora, hanyuma bizagenda gute nyuma yo kudakora. Kirabateganyiriza kandi koko nyine umuntu abikora nk'uwatangiye akazi afite imyaka 18 20, aba yumva asa naho ayo mafaranga asa naho arimo yajugunya, ariko ajya kumenya umumaro wayo n'agaciro kayo ageze muri 61, asatera 65, yumva uburyo yabashe igihugu cyamutekerereje neza. Igihugu kidutekerereza neza, kikadushiriraho icyo kigo kandi kigafasha abantu kugira ngo batandagara. Niko n'ubundi n'Imana nayo yadushiriyeho icyo kigo cy'ijuru kugira ngo dukore neza, tuzasoze neza, tuzagubwe neza, twishimire imirimo Uwiteka Imana yadukoresheje. Haleluya, 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 haleluya. Iby'Imana kandi yakoze byose byinshi kuri bene data bavuye gushima, babonye umwanya, n'abandi batabonye uwo mwanya wo gushima Imana. Mu by'ukuri birahari, hari iby'Imana yakoze. Nongere kandi mbasabe mumfashe tuyikomera amashyi cyane menshi kuri iyo mirimo itangaje Imana yakoze. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro ku mirimo ikomeye yakoreye bene data, n'ababashe kuvuga n'abatabashe kuvuga. Yesu yarakoze. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma
kw'iriba ry'amashimwe imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nogera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Amen. Hano hari intwari nyinshi zavuzwe mu mazina zaba icyitegererezo twakwigiraho muri iyi minsi. Hari n'izindi zitavuzwe. Mwumvise ku rutonde abo twasomye benshi, hari intwari imwe njya numva yakagombye kuba yaravuzwe muri izi ngizi ariko itavuzwe muri uru rutonde. Ni umugabo witwa Yobu. Bahereye kuri Abeli bagera no ku bagore bera bakera beza bizeye Imana bagahabwa abana babo, ariko ntibavuga Yobu, ntibamuvuga, kandi ari nawe ari imwe mu ntwari. Twiga ishuri rya Bibiliya, umwarimu wacu umwe yabanje kuduchallenginga tubwira ko Yobu ari imfashanyigisho atabayeho. Ati n'ikimenyetso kigaragaza ko atabayeho nuko atagaragara muri uru rutonde, hanyuma bakaza kuvuga Rahabu maraya akaba ari uvugwa, Yobu ntavugwe koko. Ati birashoboka ko uyu mugabo atabayeho. Noneho ibi ni byo arimo avuga, ariko kwari kugira ngo akarishye ubwonko bwacu tubashe kumva icyo ashaka kutubwira. Yobu yabayeho, kandi Bibiliya igaragaza ko yabaye mu gihugu cya Usi, hakurya ya Edomu, hakurya ya Yorodani. Bibiliya kandi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 46 umurongo wa 13 hakagaragara ko ari mwene avukana na Tora, ari bene Isakari. Hitureba mu Itangiriro 46:13 46:13 urahasanga ngo bene Isakari ni Tora na Puwa na Yobu. Noneho Bibiliya ikaza kandi kugaragaza ko Yobu yabayeho hariya mu gitabo cya Ezekiyeli muri ba bakiranutsi batatu Imana yarase, Daniyeli na Yobu nande wundi. Daniyeli na Yobu nande wundi. Na abakiranutsi bangahe batatu Imana yarase. Noneho ikaza no mu isezerano rishya ikagaragaza hariya mu rwandiko rwa Yakobo, na Yakobo we ahita amuvuga asa naho arimo amurangiza ari imbere ye ngo mwumvise ngibyo ngo kwihangana kwa Yobu ngo nibyo umwami Imana aherutse kumugirira vuba ahangaha, wagira ngo ni nko kuwa kabiri wejo. Zumvikana ko Yobu yabayeho ari intwari y'Imana, ariko ntigaragara hano. Bivuga ngo hari n'izindi ntwari ntizishobora kukwirwa muri Bibiliya, kandi natwe uyu munsi ntabwo mu by'ukuri ziriya zose navuze nza kugira umwanya wo kuzivuga. Naba ngiye kwiharira iteraniro kugeza saa 9 na saa 10, vuze ngo ntangire mvuga imwe ku yindi ibyayiranze n'amasomo twayigiraho, imikorere ya buri umwe wese n'uburyo yitwaye, hanyuma akazaraga ubwami bw'Imana. Mu by'ukuri sinabishobora. Habe n'uyu mwanditsi nawe yageze aho biramunanira, aravuga ngo mvuge ngo mbivuze ngo igihe cyagira gute ngo cyandengana, ngo mvuze ibya runaka na runaka na runaka, nabo ntiyabavuga bose. Agarukira nzira. Bivuga ko no muri literaniro harimo izindi ntwari z'Imana zikomeye Imana irata, kandi Imana itagikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Wowe wicaye muri literaniro, birayavuze ngo uko kwizera ngo kwatumye Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Bwana sifiwe. Imana ngo ntigeze igira ipfunwe, ntigeze igira isoni zo kwitwa Imana yabo kubera uko kwizera. Bakoze bate? Nibiki byabaranze. Kuwa gatatu twabashe kugaragaza mu mahame amwe agera sinzira imbarane navuze ni baratanu sinabimenya. Aruberi wenda yaje kumenya arimo yandika.
ariko mvuga ko hasigaye ayandi 3 ninshobozwa ndayavuga cyangwa se ndenzeho mvuge 7 nibinkundira igihe nikinkundira. Twavuze ko izi ntwari icyambere cyazishoboje kugira ngo zikore neza kandi zisoze urugendo amahoro nuko babanaga n'abantu neza, bakabana n'Imana neza, ngo bakongera kandi bakibanira neza. Burya hari abantu batazi no kwibanira. Yakobo yarabavuze aravuga ngo se mbese muri mwe ng'intonganya n'amakimbirane ngo bituruka he? Ngo ndibituruka mu byo mwibwira n'ibyo mutekereza. Bivuga ngo hari imitima itekereza nabi, hari n'imitima yibwira nabi, ikibanira nabi. Ariko icyashoboje ababene data batubanjirije nimuvugire ngo amina cyane, babanaga n'Imana neza, bakabana n'abantu neza, bakongera bakibanira neza. Twavuze urugero rw'umugabo witwa Yosefu, uburyo yabanye n'Imana neza. Muri ya makanzu angahe hajya twaganiriye? Angahe? Mu makanzu 7 yose yambaye. Imana ibamugisha Olivier, Imana igumugisha. Muri ya makanzu 7 yose yakomeje kubana n'Imana neza. Uhereye ku ikanzu rya mbere yambitswe na papa we yabanye n'Imana neza. Mbese ise amushima, ise amunezererwa yabanye na muri ubwo buzima bwiza butarimwe ibibazo, ntiyigeze yirara, yakomeje kubana n'Imana neza. Aravuga ngo iri kanzu papa mpaye reka ngomeze mbana n'Imana neza, niho bikomoka n'abantu. Bibiliya iravuga ngo bamwambika irya kabiri, iryo bamwambitse irya kabiri n'iry'uburiganya, bamwambuye rya rindi baravuga ngo inyamaswa z'inkazi zaramuriye, none dore nguyu yaragiye. Bamwambika uburiganya. Bishoboka ko abantu nubwo bakwambika bakuriganya, komeza wihatire kubana nabo neza, kuko amaherezo uzatahana intsinzi. Haleluya. Irya gatatu bamwambitse ikanzu y'ubugurano, baramugurisha n'abariya bose bamujyana. Izo nkuru murazizi. Hari igihe abantu bicaraho batari, bakaba bagucuruza neza bakakugurisha aho utari. Ariko Imana ibiri aho hantu, izi ko ibigenza, irebera umuntu mu itangiriro, ikamenya iherezo ryiwe, ikakurindira muri icyo Imana yakuvugiye. Nubwo byagenda gutyo, irinde icyo yakuvuzeho. Oh, haleluya. Twavuze ikanzu irindi rya 4 ry'ubugaragu ry'ubucakara, agera kwa Potifari, hanyuma bamwambika itaburiya ngufi, noneho akora akazi k'ubucakara. Bigeze ubwo na nyirabuja amukorera bijya byose murabizi. Iryo kanzu ntabwo ryari rimubereye, siryo yagombaga kwambara, ariko nyine igihe cyararimwambitse. Yosefu amenya ko yageze mu gihe kimeze gutyo, ngo akomeza kubana n'Imana neza, kandi abana na Potifari neza, abana na nyirabuja neza. Bya bindi byose imyitwarire yakoze, Bibiliya iravuga ngo nawe akomeza no kwibanira neza, Imana ngo ikajya imuganiriza ibizakurikiraho. Nyuma iyo kanzu ya 4 bahita bamwambika indi kanzu ya roze ya 5. Yaje kwisanga yambaye ikanzu yo muri gereza. Muri ya kanzu yo muri gereza ntiyagira umuntu umwe abitwerera, ngo ahubwo akaryama akerekwa. Barota inzozi akazibasobanurira, bagira ibibazo akababwira uko Imana yavuganye nawe. Nta muntu Imana yavugisha atabanye nawe neza. Bageze ubwo basohoka baribagirwa, baza kumutangira raporo umwami yagize ikibazo. Niko birigi ivuga, umwami ngo amutumaho, bajya kumuzana, bamwambika ikanzu ya 6, bamushyira muri saro, baramwogosha. Biriya avuga ngo baramutunganya, ngo baramwambika bamutunganya. Iyo twasanze ari ikanzu y'ibimenyetso by'Imana byo kugirirwa neza. Nubwo bimeze gutyo, nubwo bimeze neza, nubwo bitameze neza, none nejo bizagenda, ntabwo babwibihe. Humura, Yesu ari ku ngoma. Haba hari ibimenyetso bindi byiza, nubwo umuririmbyi yavuze ngo mpagaze ku manga. Hari igihe ubuzima neza rimwe na rimwe buza bukaguhagarika kuri tajante ku manga.
ariko umuntu ubana n'Imana neza ajya akomeza kuvuga ibitangaza by'Imana, kavuga ngo nubwo mbona bigiye kurangira ariko haracyari ukuboko kw'Imana gukomeye. Muvugire ngo amina cyane. Bibiliya avuga ngo aza gusoreza mu ikanzu Farawo amwambitse, inteko iraterana iravuga ngo ninde muntu ukwiriye twabona wabasha kumanaginga ibi bihe 7 by'inzara bigiye kuza nubwo tukiri mu burumbuke. Baravuga ngo nta wundi muntu ukwiriye ninde yeme ngo ninde bene da. Yakanzu baramutumiza ngo aba Farawo wa kabiri. Ibyo isi yari yaravuze beza gusohorera mu Egiputa, kandi isi yari yaramuhaye umurage ngo wowe uzaba nk'ishami ryera imbuto ngo rirenga igihome, uzagira umugisha iwanyu ariko uzagara n'umugisha no hirya y'igihome. Uwo niwo murage yahawe Yosefu isezera. Kubera iki? Kubera kubana n'Imana neza no kubana n'abantu neza ndetse no kubana nawe ubwiwe neza. Nasomye uyu mugabo Yosefu numva nanezerewe, n'ubu ndimo ndamwigaho cyane. Buri munsi njya niga Yosefu, buri munsi. Hari umunsi bagiye guhaha babuze ibiryo bashonje, ngo arabibwira, arababwira bati reka noneho mbibwire, ni jyewe Yosefu, ni jyewe Yosefu wa undi mwashatse kugirira nabi, ngo kubwanyu mwifuzaga ko ntabaho, ariko ngo Imana yaranteruye binyuze muri mwebwe ngo mbabanzirize ngo kugira ngo nzabagirire neza. Nari ntegereje ngo aravuga ngo kugira ngo nzabitura ibyo mwankoreye, ariko ntiyavuga gutya, aravuga ngo nababanjirije kugira ngo nzagire gute, nzabagirire neza. Bati ntimugire icyo mwitwara, ntimwinenge, ntimwigaye, ntihagire ikintu mwitwara na kimwe, ndahari kugira ngo mbagirire neza. Icyaduha kugira ngo tube nka Yosefu, tujye twitura ineza umuntu inabi yakugiriye wowe umwitura iki ineza. Ikindi twavuze nuko bakoreye Imana badacogora, bakomeza gutumbira gakondo yabo, hanyuma batareba ku bibazo biri imbere yabo, bakomeza gukorera Imana uko basanzwaga bayikorera. Twavuze kandi ko hari ibyo basize barabinenga, aho twavuze uyu Mose ngo kwizera ngo niko kwatumye Mose ngo yanga kwita umwana w'umukobwa wa Farawo, arabyanga, aravuga ngo nubwo kwa Farawo ari mu bineza neza, sinaba muri ibi bihe by'ibineza neza ngo ngume nishimira ibyaha, ahubwo ngo ahitamwo kujya kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, ngo kuko yabonaga ngo ingororano Imana yateguriye abera. Bavandimwe, ari byo basize. Kandi mu by'ukuri uyu Mose, Bibiliya ivuga ko Mose avuka ngo kavutse ari akana keza cyane. Muzasome mu gitabo cy'Itangiriro. Noneho kavukira ku itegeko rivuga ko abana bose b'abahungu bagomba kugira gute, bagomba kwicwa. Mose ngo bagahungisha mu buta, bakajyana mu gishanga iriya mu gishanga mu mazi, bakabohera agaseke, izo nkuru murazizi, hanyuma bakagaburirayo umukobwa wa Farawo. Bibiliya ivuga ngo agiye koga ngo asanga agaseke kari hariya, agira amatsiko yo kujya kureba ikirimo, basanga harimo ka Mose, ngo akavanamwo, naho Miriyamu nawe urimo aracungira hafi mushiki wiwe, ngo yihutira gusanga umukobwa wa Farawo, aramubwira bati uyu mwana njyewe nzagufasha mukurerere. Ngo arabyemera wa mukobwa wa Farawo, aravuga ngo jyana uyu mwana, murebe igitabo cy'Itangiriro cyo kuva twavuga, jyana uyu mwana ngo munderere nzaguhemba. Bakorana amasezerano y'igihembo. Umuntu wari warahishwe mu gishanga none aza guhinduka akazi ka mama we, bagirana kontra y'ibihembo. Kandi Mose ngo ajya kwibere rya mama we. Ibindi bitabo bivuga ngo yaritinzeho agira hafi imyaka 12 akiconka primaire na gardienne yose arimo yonka hano, kuko yashaka kujya kuva kwibere. Nyina akamubwira bati wa mwana we reka kuva kwibere, kabaye akazi, ndakonsa
kandi turahembwa. Ngiyo mama yaza kumusura yagiriye ikintu amufumbatisha akabwira bati akira ngaho noneho mama we akahemberwa umwana we. Mama we hahitaba akazi ka Mose. Bibiliya iravuga ngo Mose aronka amashereka arayonka, imyaka iratambuka arayonka, ayo mashereka yose ngo bituma bumugwa neza. Muzareba abana batonse bagira umushiha, ariko abana bose nta mushiha bagira kubera ko baba bararibonye amashereka nyine. Muzareba kandi n'abakristo batigeze bonka ibintu by'Imana bagira umushiha mu nzu y'Imana, ariko umuntu wamize iby'Imana muvugire ngo amina cyane, nta mushiha agira. Uwo mwana yahaze iby'umwuka. Nta muntu wahaze iby'umwuka ugira umushiha, aba afite ibimwuzuye. Haleluya! Aba afite ibimwuzuye, tagira umushiha wa muntu. Ariko abanyamushiha ngaho ntibigeze bonka. Mujye mutinda mu nzu y'Imana mwonke iby'Imana, mubyonke kugira ngo muhazwe nabyo. Nuko byari bimeze. Bibiliya iratubwiye ngo abamereye kuri Abeli bavuze bamushimira ituro yatanze ryiza. Hanyuma bajya kuri Nowa, bajya kuri Enoki bamushimira uburyo yanejeje Imana. Bajya kuri Nowa bamushimira uburyo yatinye Imana. Bajya kuri Aburahamu bamushimira uburyo yizeye Imana. Bajya kuri Sara bamushimira uburyo yizeye Imana. Umuntu wese afite umupira wiwe mu kibuga harimo akina. Nowa yakinaga umupira wo kunezeza Imana, ahiga umuhigo ko azahora anezeza Imana. Uwo ni Enoki, naho Nowa ngo ahiga umuhigo wo gutinya Imana. Abo bose Bibiliya iravuga ngo barinze bapfa bakicizera Imana. Icyabashoboje muri ibyo bitatu tuvuze, twashoje tuvuze ko bagiraga n'amaso y'umwuka areba neza, batitiranya ibihe uko bimeze, ahubwo bakagira amaso y'umwuka abasha kubereka ibihe uko bimeze nuko babasha guhagarara neza. Bigatuma badatinya nubwo baba bagoswe n'urugamba rutaboroheye rw'ubuzima n'ibigeragezo byinshi byabazenguruka, ariko ayo maso y'umwuka muvugire ngo amina cyane, ngo akabatinyura bakamenya ko bari kumwe nayo. Twavuze Elisa ko yari afite amaso, Gehazi atayagira. Hanyuma ngo Gehazi akabona ingabo nyinshi, ariko Elisa we ngo akabona ingabo zifite amagare n'amafarashi ngo byakiki umuriro. Abandi bari bafite ibisanzwe. Reka nkubwire, iyo wizeye Imana ugira ibidasanzwe. Hari izindi mbaraga zindi zidasanzwe zikorana n'uwizeye Imana. Bwana asifiwe. Kongere cyane, haleluya. Ikindi mbisenya kuri ni somo ry'uyu munsi rishya. Noneho ikindi cyaba ibyo nabivuze kuwa gatatu nubwo natinze muri revision. Ibindi byabafashije, ikindi cyabafashije kugira ngo basoze neza. Turavuga umuntu umwe, ntabwo ngiye kuvugana nabo bari abantu bose. Ndavuga Debora na Baraki. Uyu munsi gusa ndavuga Debora na Baraki. Bibiliya yavuze ngo Debora ngicyo gihe umucamanza wa Abisirayeli ngo yari Debora, umuhanuzi kazi Mukarapidoti. Uwo mucamanza Debora ngo yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora. Iyo Bibiliya ivuze umukindo ibivuze gukiranuka. Zaburi iravuga ngo umukiranutsi azashisha k'igiti cy'iki cy'umukindo ngo ashirwe hejuru k'imyerezi y'ikiyeme y'i Lebanoni. Debora rero kugira ngo asoze neza, akore neza, asoze neza, yahize umuhigo wo gukiranukira Imana. Yahize umuhigo wo gukiranukira Imana, akiranukira Imana Debora ngo aba munsi y'igiti cy'umukindo. Reka gato turebe kino giti cy'umukindo. Reka nkivuga ibintu wenda bitanu k'igiti cy'umukindo. Icyambere, iki giti cy'umukindo muri Israeli kiba mu butayu. Ni igiti kiba mu butayu kandi kigira ibibazo byinshi by'izuba ry'ubutayu. Ndashaka kuvuga ko rimwe na rimwe umukiranutsi ashobora kuba ubuzima bwo mu butayu,
ariko ntagire icyaba kubera iri banga rikomeye. Iki giti cy'umukindo nugira ubushakashatsi, ujya ku bushakashatsi urasanga ngo iyo cyamanuka gepfo umuzi wacu uramanuka cyane bibiri bya ntabwo ari kimwe cya kabiri, oya, uburebure bw'umukindo ukuresha niba ari metero 4, mu kijyepfo ni metero 8. Kiba kirekire pfa kuruta uko ari kirekire hejuru, kandi iyo kimanuka iriya gishora umuzi cyane iriya mu mazi, mu mbaraga z'umwuka wera, ibihuta byose, ibinyeganyeza byose ntibigire icyo bigitwara kubera ko cyashoreye umuzi muri Kristo epfo. Haleluya! Buriya impamvu ubona abantu benshi baza ngo mwene data ngo yarangushije, ntiwigeze ushora umuzi, nta muzi washoye. Ibiza byose biguhirika, umuzi ntaho wagiye, ariko umuntu washoye umuzi ukagenda iriya, ubutayu buraza ntibugire icyo bugutwara. Haleluya! Oh, haleluya! Iryo ni ryo banga. Hanyuma kiriya giti iyo ukireba rimwe na rimwe kigira umubiri usa naho wumagaye. Umukiranutsi rimwe na rimwe asa nkaho adatoshe. Uwo ni Yobu. Bariya mwumvise ko ngo bazereraga mu bihanamanga, ngo yewe n'isi ngo ntibari bakwiriye kugira gute kuyibamwo, bari pigwa vikali, bahuye n'ibigaragazo byinshi kubarebera inyuma, ariko ntibagire icyo baba kubera ko umuzi bawumanuye muri Kristo Yesu. Amashami yacyo ameze nk'umutaka. Abantu benshi iyo bafataga urugendo bageraga kuri icyo giti bakicara bakugama izuba. Umukiranutsi n'ubwihisho aruhura imitima y'abantu bakubiswe, ntateza ibibazo, ahubwo we muvugire ngo amina cyane, ni igisubizo cy'abarushye n'abaremerewe. Bibiliya iravuga ngo uba mu bwihisho bwisumba byose ngo azahama mu gicucu cyishobora bingahe yeme cyose. Umukiranutsi rero n'ubwihisho. Kiriya giti kigira imbuto, kijya cyera imbuto zivamo amavuta, kandi ariya mavuta akora imirimo myinshi, ariko mvuga umurimo umwe muri aya mavuta, ni amavuta n'ubundi ajya yomora. Ntabwo umukristo umukiranutsi aba mu itsinda ry'abakomeretsa, aba mu itsinda ry'abomora. Uzasoza urugendo rwe neza n'utazakomeretsa, ahubwo n'uzomora. Haleluya! 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 Ntukabe mu itsinda ry'abakomeretsa, ahubwo uzabe mu itsinda ry'abagira gute, ry'abomora. Mumvugire ngo amina cyane. Kiriya giti kigira ibibazo nka 4. Icyambere, abagenzi navuze gisa naho gitwikira bahuye n'izuba. Iyo bakigeragamo baricara bakariramo impamba. Hajya baravuga ngo impamba itakugeze kigere ngo yirira he harya, tuyirira he se kubera iki bavuze kuriyezira? Banza ni nk'umuntu wo majyepfo, kuko twese
tuba dutuye n'iburasirazuba nta wajya kurera impamba kureza ngo yongere agaruke i Kigali. Zose zavuzwe n'umuntu wiriye epfo mu majyepfo. Noneho iyo abantu baryaga impamba bakarya impamba bicaraga munsi ya cya giti bakaharira impamba. Nimwumve akaga, barangiza amakoma bapfunyitsemwo ya mpamba bakayasigaho bakigendera, kandi c'est normal. Ubushishi bukaza bukurikiye ya makoma n'utuntu twasigayemo. Cya giti ugasanga kijya kizamukaho ubushishi kikamanuka ubundi. Rimwe na rimwe umukiranutsi hari ubushishi bujya bumuzamukaho bukamuzamukaho, kandi ubwo bushishi buzamuka ntiburatuma igiti kigorama. Nibwo ubushishi bwazamutse gikomeza kugira gute? Kugororoka. Umukiranutsi azi kwihanganira ibintu byose bitondagira, ariko agakomeza akagira gute? Haleluya! Irimwe na rimwe n'abagenzi munkurikire, n'abagenzi babaga bitwaje wenda nk'abantu bakurambere ba kera, murabizi, yabaga afite wenda nk'agahoro ke cyangwa se sinzi akantu ashobora kuzana kuri cya giti kugira ngo aho kukarambika hasi akaba yafasha kuri cya giti. Kiriya giti gihorana inkovu, giterwa n'abantu. Gihorana inkovu, giterwa n'abantu. Kiriya giti cy'umukindo giterwa n'iki? N'abantu, n'abagenzi. Si abantu bakure, n'abagenzi. None se abantu bari bajya sinumva mwatura ngo n'Imana imbabare ngo nasitajwe ngo namwene haka mwene data azatsitaza ko uwo ni mwene data, ngo nagushijwe na mwene data. Dore habaho duhoro kuri kiriya giti, ariko nubwo gifite ingovu z'utwo duhoro gikomeza. Muvugire ngo amina cyane. Twongere cyane harahakurya. Twongere cyane, haleluya! Uzi impamvu gikiranuka kiriya giti umukiranutsi nuko agomba gukorera mu gukiranuka kugira ngo azasoze neza. Nubwo yahura n'ibiraba n'ibigeragezo akomeza gukiranukira Imana. Twongere cyane, haleluya! Hari n'umuyaga mwinshi ukizaho, amakoma araho, ibyo abantu bajugunyaho, habaho inkovu, haba ubushishi, haba ibiki. Umukiranutsi Debora ngo ahitamwo kutura munsi y'igiti cy'iki? Cy'umukindo. Kandi mwumvise umukindo ko ari ikiyeme? Mwumvise ko ari iki? Ari umukiranutsi. Gukiranuka ni umuhigo. Abera bazajya mu ijuru n'abakiranutsi. Ijuru ni ry'abakiranutsi, abanyamahirwe ni abakiranutsi. Kandi ujye ukiranuka bakureba, unakiranuka batanakurora. Ukiranuke ku mugaragaro, unakiranukira n'ahiherereye, kuko hose amaso y'Imana aragira gute? Arareba, arahari. Haleluya! Kiranuka no mu rugo rwawe, kiranuka n'uwo mwashakanye, kiranuka n'uwo mubana, kiranuka no mukozi mukorana mu rugo, kiranuka no mu kazi, kiranuka. Ngo kuko ngo ntibashimye ngo ibinezaneza by'ibyaha, ngo bishimire mu byo binezaneza bakomeza gukiranuka. Bwana asifiwe. Kongere cyane, haleluya! Iryo ni ihame rya mbere. Ihame rya kabiri, Debora, nusoma Bibiliya iravuga ngo Debora ngo atura Irama yatuye ngo munsi y'igiti cy'umukindo. Irama i Beteri ku misozi miremire ya Efurayimu. Ubwo ndagenda avuga akantu ku kandi kugira ngo mwumve uyu murongo neza. Irama ni mu byanditswe byera, Irama ni mu bahanuzi, ni mu byanditswe byera. Dore iri jambo niryo ufite, uryumva ukarishyira mu bikorwa, uzabaho neza kandi uzasoza urugendo rwawe neza. Uzajya no mu ijuru kubwira ijambo.
isi yaranywa n'ijambo, n'ubundi ijuru tuzajyamwa ni ukubera iri jambo. N'ibigaragazo byinshi uhura nabyo. Ndibuka Yesu ngo avuye gusenga iminsi 40, niko biri givuga. Ngo avuye gusenga, Satani ngo aramwegera aramugerageza. Tiyigeze amubwira bati Satani mva imbere Satani, ndore mvuye mu masengesho, nasenza y'itatu, nasenza y'icyumweru, nasenza oya. Yesu yaramubwiye ngo Satani we, ariko mwamfashije ra, yaramubwiye ngo Satani we, bigize gute? Handitswe ngo muzi ko hano havamo imbaraga zizazicogoza Satani. Satani nagusagarira ujye umubwira ngo Satani we, handitswe ngo amen. Ariko Satani mana, Satani ni na fake kabisa, ariko ntabwo ari fake kuko iri ni ijambo ry'imbaraga. Satani we, biranditse ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ibi bigira umumaro wo kutwigisha. Harimo n'imbaraga zituneshereza Satani. Izi byanditswe byera bidutunganyiriza hano, biravuga ngo bigira umumaro wo kutwigisha, no kudutunganya, no kuduhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abagize gute? Ashitse afite ibimukwiriye bingahe byose. Ibi byanditswe byera rero, Debora ngo ahitamwa kuba mu byanditswe byera, ahitamwa kubirama. Ahirama ni he? Samweli yakuriye Rama. Bibiri navuga ngo ise na mama we bavuye gutamba ibitambo, ngo bageze Rama, ngiryo joro Ana arasama, asamye arabyara Samweli. Kandi Ana yari yarasenze asaba umwana umwe, ariko Imana ngo ijya kumusubiza ntiyamusubiriza muri Samweli, imusubiriza mu Baefeso. Nimunkurikire mwumve. Yamusubirije mu Baefeso igice cya 3:20, ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twagize gute. Imana icyo nikundira isaba kimwe, yo ikaguha ibiruta ibyo wayibwiye, ikaguha byinshi. Izi byo wavuze n'ibyo utavuze, ibi n'ibyo wifuza n'ejo, aho kugira ngo uyigaruke imbere hato na hato, usaba kimwe ikaguha bingahe? Ikaguha byinshi. Ana yabyaye Samweli ari we yasabye, ariko mu gihe gitoya Imana ngimuha abandi bahungu n'abakobwa, bose mu rugo rwabo bari 6. Muzabisoma. Bandi bose ntiyabasenge, bose basengerewe muri Samweli. Yasengerewe muri Samweli, havuka n'abandi. Kugira ngo Imana imusubirize mu Baefeso, ibasha gukora cyane ibiruta ibyo tugira gute, ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Bibiri iravuga ngo ahirama Samweli arahaba. Hari icyo nshaka kwavuga Irama. Irama ni byanditswe, ni mu buhanuzi. Ibyanditswe byera byose nibwo buhanuzi nyakuri, n'ubuhanuzi duhanura bwose ni ngombwa ko tubupima mu ijambo ry'Imana. Niba nuzuye umwuka w'ubuhanuzi, ariko si byanditswe byera bivuga iki kuri aya magambo nahanuye? Bibiri iravuga ngo tugaragareshe ubuhanuzi ibyanditswe bingahe byera. Hanyuma ari nayo mpamvu abantu benshi bagiye mu buvumo bagenda basenga, noneho bakajya gusenga batamenya n'ibyo basenga. Uzi ko hari abantu bakijya gusenga ku misozi bajyanaga n'amabuye, bakajyana n'amabuye yo kuja guhirika uwo adashaka. Mwumva iryo sengesho, icyo umuntu abiba nicyo agira gute? Muhirika uwo munsi kuwa kabiri, nawe utegereze kuwundi wa kane. Ibyo wabibye nawe nibyo bizagira gute? Nawe abaguhirika bazaturuka. Niba umuhirikiye kanyarire, nawe abaguhirika bazabarika izabona, kubera gusenga nabi. Ariko reka mbabwire ngo ageze Rama, Samweli ageze Rama, aturayo. Sawuli ahiga Dawidi, nasimbutse nagiye kure cyane. Sawuli arimo ahiga Dawidi nawe ngo yihuta cyane, amenya ko imbaraga zimurengera ziri Rama, imbaraga zimurengera ziri mu byanditswe byera. Ngo ajye Rama, ahageze ngo ajya kwa Samweli. Dawidi
aturaho ngo amakuru amenyekana ko Sawuli amenyekana kwa Sawuli ko Dawudi yahungiye hehe ko mutansubiza yahungiye hehe i Rama. Sawuli ngo yohereza ingabo ngo zigezeyo zigira gutayeme zirahanura. Iza kabiri zijyayo zigezeyo zigira gute zirahanura. Iza gatatu zigezeyo zigira gute zirahanura. Sawuli nawe ngo aragenda ahageze agira gutayeme arahanura. Kandi Bibiliya iravuga ngo icyamba ngo abantu bose baba bahanura. Kuva ngo ubwire nuba mu byanditswe uzishimira ko uwo mutabyumva kimwe nawe aba umuhanuzi. Haleluya. Nimwumva uwo mutima wa Dawidi. Dawidi ahita yiyungira tekereza n'abamaze guhanura aho bagiye kwicara basangiye kacyaye. Nawe babaye umuhanuzi ndugu yangu babaye umuhanuzi nawe. Ndugu yangu nawe babaye umuhanuzi. Tujya twishimira ntitukajya tubabazwa nuko ahubwo tujya twishimira gufatanya n'abera bose umuhamagaro. Mumvugire ngo amena cyane twongere cyane. Haleluya. Mu buhanuzi nta uvuma, mu buhanuzi wishimira ko na Sawuli nawe yagira gute nawe yahanura. Ariko ntekereza ngo Dawidi yonja ari nka Dawidi, abantu benshi bataba nka Dawidi bakaba baratanze Sawuli bakamutanga i Rama. Hanyuma Sawuli akizana nta mbaraga gifite. Abanyamubiri bahita bagira gute bahita bamufata bati shaho twari twaranakubuze n'ubundi turakubonye. Ariko tujye twishimira ko i Rama twishimira, tujye twishimira haba ibyishimo bishyigikirana. I Rama ntihaba imbaraga zisenyana, ahubwo i Rama habaho imbaraga zigira gute zishyigikirana. Abantu bazasoza urugendo neza ni abantu bashyigikiranye, ntabwo ari abantu basenyanye. Ntugasenye mwene so, ahubwo uzamushyigikire mu muhamagaro we. Haleluya. Nibyo ibyishimo bishyigikirana n'ibyishimo dukomora i Rama mu ijambo ry'Imana. Cyakora usajya nawe wayoboye ku cyumweru ngwino hano. Cyakora umuntu ashobora gutekereza wowe harya witwa nde? Alphonse. Ushobora gutekereza Alphonse uyu, ushaka kumutekereza ko Alphonse ndashaka ko ntahazajya, ndabyanze ntahazajya. Ushobora kutamushyigikira nkanga ko Alphonse agenda. Ariko Alphonse hari imbaraga zindi zimusunika z'umwuka wera. Rimwe na rimwe Alphonse akaba yasitaraho akasitaraho. Alphonse yajya agapfunama ajya mbere, nje ngasigara ahandi. Ushobora kumwimira, ariko azanapfunama ajya hehe ajya mbere. Abaragiye wowe urasigaye. Icyiza nuko wamushyigikira Alphonse, ahubwo wamushyigikira ukabana nawe. Alphonse wazamura mwene so mu bucuruzi, nawe uzazamuka. Nukomeza kutamushyigikira Alphonse azasitara, ariko azasitara ajya mbere. Kandi Alphonse yinguye, kandi Alphonse shobora no kugira imbaraga. Alphonse nkamutsikamira Alphonse akagenda, Alphonse akajya ariko se murabona ko sinamubasha. Murabona hari igisigaye Alphonse, murabona none se jewe Alphonse ko yamanutse, jewe nazamutse, ntitwajyanye nawe twajyanye. Nicyo gituma mbabwira ngo umugisha w'abana b'Imana barashyigikirana. Haleluya. Barashyigikirana. Ariko niba abanyozi bakora koperative bakagerayo, kubereka abana b'Imana tudashyigikirana. Uzi ko abanyozi bafite koperative kandi bamaze kugera ku bintu bikomeye. None abana b'Imana kuki twebwe abana b'Imana
mumvugire ngo amina cyane. Twongere cyane haleluya. Twongere cyane haleluya. Nta mpamvu zo gutsikamira Alphonse. Nimutsikamira nanjye ndaba najyanye nawe. Nta mpamvu zo kumutega imitego. Afite amahirwe yo gupfuna amajyi imbere akagenda, jewe nkaba ndasigaye, ariko cyadushyigikirana k'abana b'Imana. Uwo muhigo abawuhize, abahize uwo muhigo bageze mu ijuru, babayeho neza, barongera bagira no mu bwami. Mumvugire ngo amina cyane. Twongera cyane haleluya. Haba no mu miryango yacu, Mungu iwacu, dushigikirane. Shigikira umutwara wawe, shigikira umugore wawe, shigikira abana bawe, shigikira abo muturanye, mushigikire. Reka ishari ni ikintu kibi cyane, gituma udatera imbere. Reka mbabwire ibanga ryo gutera imbere, ni ukwishimira iterambere ry'uwundi. Ni wishimira iterambere rya mwene so, ni ukuri dore nawe uzatera imbere. Mujya mwishimira iterambere rya bene so, nibwo namwe muzagira gute, muzatera imbere. Nubabazwa n'iterambere rya mwene so, nawe harabazabazwa n'iryawe rigasenyuka. Ibyo umuntu abiba nibyo agira gute, azasarura. Irama hajya tubwira kwishimira bene data. Sawuli wari uzi ko yahiga Dawidi, ariko Sawuli yagera Irama agahanura. Sawuli nawe akaba umuhanuzi, akaba ari mu itsinda ry'abantu bahanuye. Sawuli yabaye mu itsinda ry'abantu bahanuye. Ntabwo byoroshye, kandi niba hari amakosa yakozwe, Sawuli yakoze amakosa. Reka mbabwire ikosa rimwe gusa Samweli yamunenze Sawuli yakoze. Uzi ko Sawuli bamubwiye kurimura nibara abashekemu, sinibuka Abameleki, hanyuma ngo akabarimbura, ariko agakiza ndeharya Agagi. Nibyo dafa agakiza Agagi. No Bibiliya iravuga ngo, ndashaka hari akantu ushaka kuvuga ngo, Bibiliya iravuga ngo Samweli aramunenga, aramubwira ngo Agagi, nawe wari ukwiriye kumvira kuruta iki ibitambo. Agagi ntarakaza, ntimurasoma inkuru za Agagi. Nyuma ya bwa bundi Agagi ntiyagira icyo bamutwara. Agagi yaje gupfa nyuma, ariko amaze kubyara, muzi umuntu yabyaye Agagi, yabyaye witwa Hamedata nawe abyara Hamani ni umwuzukuru wa Agagi. Ni umwuzukuru. Inkuru za Hamani murazizi? Ni mu gitabo cya Esiteri igice cya 3 murasanga ngo Agagi abyara Hamani, abyara Hamedata nawe abyara Hamani. Iki Imana ivuze ngo kivaneho kitarabyara Hamani. Niba Imana ivuze ngo gikureho, icyo cyaha gikureho kitarabyara nde Hamani. Kuraho ikibi kitarabyara nde, rekeraho. Hari umunsi Yesu Petero yahagurutse ngo atema ugutwi k'umugaragu w'umutambyi. Yesu aramubwira ngo, Petero we, rekeraho ugire gute, ukizwe. Umukristo mwiza aze gufata umwanzuro, rekeraho. Ibyo byose wari urimo, inzira wari uboneje, inzira wari urimo, rekeraho. Hato Hamani ataravuka. Mana yaje, mwankurikiye pe, ndabona mwanyumvise cyane, ndabona mwabyumvise. Jewe rero umwuga nakoze cyane hanini, nabaye umushumba w'inka, naragiye inka. Niwo murimo nakoze, narawukoze. Iyo rero waragiraga inka ukabona ziri mu rwuri rwiza, wumvaga urusaku rwose rwacecetse, gukumva gusa zirimo ziruza. Ndimo ndabareba hano nkumva mwakurikiye neza. Imana ibaho umugisha mwinshi. Imana ibaho umugisha mwinshi. Kandi burya ntabwo ngiye kubabwira ibyo by'inka, ariko hari uburyo 16 bwo gukama inka. Uburyo 16. Ibyo ntabwo ngiye kujya muri ibyo zose, kandi birimo amasomo. Imana yashatse kunyuza aho hantu kugira ngo izagire umushumba w'itorero,
ibyo iyo mbijyanye rimwe na rimwe uzi ko hari inka zimwe ukamara uko bajishije injishi, hari n'izindi nazo bajya gukama inkoni iri komeza gukomanga ku ihembe, kuyisekura ku ihembe, kuko ziba zifite hato zagucumita. Ibyo nabyo reka mbirekere aho ngaho, uvuge kane. Icya kane, tujye tubana n'abantu bose neza, tubane n'Imana neza, tubane n'abantu neza, natwe twibanire neza, kuko izo nazo zibaho, izo nazo zibaho. Hari n'izindi zihora zipfusha, zigahora zipfusha ibihe bigapfa, zihora zipfusha izazo zabyaye. Ngiyo niyo yapfushije, niyihe ni ya yindi yapfushije. Hari abantu bagiriye byiza kuwa gatatu akageza kuwa kane byamushizemo byamupfanye, atashobora no kubigaruka n'undi wa gatatu, kuko kuvurwa rugendo rwo kuwa gatatu kugeza ku wundi wa gatatu ibihe byamupfanye. Bahora bakamwa busuri. Uzi ibanga ryo gukama isuri nuko hora bayihendahendesha akunyu bayibwira amagambo meza nkaho bitari ku nyungu ziwe. Hari abantu bakeneye ngo bababwire neza gusa babakuruzi neza. Ya reka mvaho ngaho, ndarivuze ngo tujye dutindirama, dutinde mu byanditswe byera, nibwo tuzakora neza tukazasoza urugendo amahoro. Mumvugire ngo amina cyane, twongere cyane, haleluya. Ikindi Bibiliya yavuze ngo Debora ahitamwo kongera kandi gutura i Beteli, munsi y'igiti cy'umukindo, irama i Beteli. I Beteli ni izina ry'igiheburayo, Bet ni inzu, Eli ni Imana, ni inzu y'Imana. Buriya hari ibanga ryo kuba mu nzu y'Imana. N'ubu kuva cyagiye cya Covid hari abantu bahanuriwe ngo n'Imana ntirakingura isengero. Mwumva ubwo buyobe, n'ubu baracyari ku misozi. Ariko mva mbabwire, nimube mu nzu y'Imana, mujye mukunda inzu y'Imana, muyizemwe, muve aho barorongotaniye hose, mukunde kuza mu nzu y'Imana. Muzasome igitabo cya Zefaniya, haravuga ngo nzateranyiriza hamwe ngo abakundaga guterana kwera. Haleluya. Abakunda amateraniro Israeli ngo abantu baze guterana bararimbutse. Mujye mukunda inzu y'Imana kugira ngo mukore neza muzasoza urugendo rwa nyamahoro. Haleluya, haleluya. I Beteli naho ni mu nzu y'Imana, kandi uterwa n'ishyaka ryiza ryo gukora imirimo myiza y'Imana. Hari abantu baba mu nzu y'Imana batagira n'ishyaka ryo gukora mu nzu y'Imana, akaba nta kintu yakora mu nzu y'Imana, nta shyaka agira. Urayikunda uyizamwe, ariko nta shyaka ugira ryo gukorera inzu y'Imana. Korera inzu y'Imana, gira akantu kamwe uzibukirwaho, gira akantu kamwe Imana yashingiraho kugira ngo nayo igire icyo ishingiraho, icyo yakumarira. Kunda inzu y'Imana, mukunda urusengero rwera. Kandi uriya rusengero Nebukadinezari, munkurikire nishake nsorezaho. Nebukadinezari mu bintu byinshi yanyaze i Yerusalemu mu rusengero, muri bya bintu 15 mujya mubisoma mu gitabo cya Yeremiya. Nebukadinezari yatwaye ibikwasi. Ntabwo yigeze atwara umwenda umukara wa kabayonga ngo atware umukara, atware umuhemba, ngo atware umuhengeri, ngo atware umuhemba. Kamanzi Olivier ni muzi hano, mwembi Kamanzi na Olivier murabizi ko uyu ni Kamanzi, nawe ni Olivier, nabone fasi hariya mwese. Dore uyu ube umwenda w'igitare, ube uyu ni umukara w'akabayonga, bwari ubururu bwijimye. Hanyuma Imana yari yarabwiye Mose ngo azayishire mu rusengero iyi myenda. Nyuma yabwo hari icyo yari isobanuye kuba iri mu rusengero, ariko ngo akazana igikwasi
ni igifashe, ni epengle. Mwabyumvise ibyo ngibyo se? Murabyumva ibyo? Hanyuma ngo agafata akagifasha aha naha bikagira ikintu kibifatanya. Nebukadinezari ngo aze ntiyigera ajyana uyu mwenda cyangwa uyu, arayireka, ahubwo akuramo igifasha, akuramo igikwasi. aba ari cyo atwara abantu bati ntacyo atwaye, utwaye igikwasi n'iki ajyanye. Ariko we yarazi icyo akoze icyo ari cyo. Icyahuzaga aba bana b'Imana, icyahuzaga abana b'Imana akivanaho. Uzi ko n'ubuyobozi bwite bwa leta haba mu mirenge bafite amaraporo y'abantu barimo basaba za gatanya, amadivorce atabarika agenda yiyongera. Ibintu bibahuza bikaba umwanzi yarabivanyemo, bakabaho nta kintu kibahuza. Uzi ko n'abana b'Imana n'abantu basengana babaho batagifite urukundo, nta kintu kibahuza. Nebukadinezari yatwaye iki? Yatwaye iki? Yatwaye ibibahuza, yatwaye ibifashe. Ariko mu byo dusengera Imana, mu cyifuzo twasengera Imana, mumvugire ngo amena cyane. Mu byo dusengera Imana, Imana itugarure kandi ubumwe bw'abana b'Imana n'ubumwe bw'imiryango n'ubumwe bw'abavukana. Uzi ko n'abavukana nabo batakigira ubumwe, ariko n'umwanzi wavanyeho icyabahuzaga. Reka mbabwire bene data, tujye dukunda mu nzu y'Imana, kuko mu nzu y'Imana niho hari ubumwe bw'abana b'Imana. Yesu yaravuze ngo basabira kuva mu isi ubarinde wa mubi, ariko ngo babumwe, ngo kuko njyewe na data turi umwe. Niba waza gusenga no mu rugo iwawe ujye uvuga ngo Mana tugarure bwa bumwe bw'abana b'Imana. Mumvugire ngo amina cyane, twongere cyane, haleluya. Yajyanye n'ikindi cyoroheje. Uzi ikindi yajyanye Olivier? Ni ukuri pe, yajyanye ibibindi. Nta muntu wavuga ngo nta bibindi bikibaho. Na za nkono zose, za nkono zimwe za Kinyarwanda hari zikibaho se? Ntazo zikibaho. Ariko Nebukadinezari yaraje abarizajyana ngo azarishwanya gusa, arazishwanya gusa. Za zindi namwe munsi za nkono zabaga ririya ku gicaniro cy'ibitambo habagaho ibibindi. Batamba ibitambo, ivu bakarishira hehe? Mu bibindi. Bya bibindi bakabitwikira. Ibibindi yari imitima y'abantu bakwaturiye. Wowe baturiye uri ikibindi, bika ibyo bakwaturiye. None basigaye baturira runaka, tukabisanga mu muhanda hano. Byose byagiye hehe? Kuri bose babireba. Hanyuma ejo kubera ko byagiye kuri bose babireba, ntazongera kugaruka, kuko icyizere yakugiriye ntacyo wagaragaje. Hanyuma umuntu babaho batatura kubera ko abo baturiye bageze gute? Babijyanye hanze, ibyaha biratumbagira, abantu batabyatura. Reka mbabwire, mucyo tukwiriye kugaruza mu nzu y'Imana ni umutima w'ibanga. Haleluya! Habe no mu miryango tujye tugira umutima w'ibanga. Niba ibyo mwaganiriye n'umutware wawe, mwabiganira ibyo mutumvikanye kuwa kabiri, nimwitonde ejo kuwa kane muzabyumvikanaho. Kubera ko mutumvikanye uhita ujya mu kazi gusa. Abandi ngo usenyurwe bigenda gutari. Mugira ngo nimugende hari ikindi se? Nta kindi, mugende. Imana nibyo yantegetse kuvuga ngo twongere dukunda inzu y'Imana, tugire urukundo n'ubumwe, tugire n'umutima w'ibanga. Mumvugire ngo amina cyane, twongere cyane, haleluya. Ihame rya nyuma, Bibiliya iravuga ngo Debora ngo aba ku misozi miremire ya Efurayimu. Aha imisozi miremire yo ni mu bihe byiza byo gusenga. Iyo usomye igitabo cya Ezekiyeli hajya havuga ngo muri iyo misozi ya Efurayimu habaga amazi y'urubogobogo. Amazi y'urubogobogo ni amazi ameze ate Arube? Ni amazi ameze gute? Amazi meza. Habaga amazi y'urubogobogo. Iyo umuntu asenga Imana
ari mu bihe byiza aba ari mu mazi y'urubogobogo, aba ari mu bihe byiza by'umwuka wera. Reka nkubwire umuntu ukora neza, nuba mu masengesho habaho amazi y'urubogobogo. Ezekiyeli niko avuga ngo aho ngaho niho imikumbi yabaga yiryamiye ikagubwa neza. Ariko nusoma kandi ikindi cya gatandatu, simbizi irindi hame rya gatandatu, reka naryo ndivuge, nuko ngo Debora yari yarahisemwo ngo kuba kure y'induru z'abarasana. Kure y'induru z'iki? Z'abarasana. Ngaho abantu bateye amakompora aha ngaha, nawe ugiye inyuma yabo. Ngaho abantu bavugirije induru aha ngaha, nawe uvugirije induru aha ngaha. Ngaho abantu bagiye kwiyunga mu bidafatika, induru nawe uri mu nduru. Oya, mukristo muvandimwe, ujye uba kure y'induru. Ujye uba kure y'iki? Induru z'abarasana. Ntukabe bugufi bw'induru. Debora yahisemwo kuba kure y'induru zagira gute? Z'abarasana. Bibiliya ivuga ngo aho niho bavoma amazi, kandi ngo bakahavugira ibyo gukiranuka. Bavugiraga ibyo gukiranuka. Soza, Debora yagiraga umutima wo gushima no gushimira. Hari abantu hashyize ku rutonde arabashimira. Bakristo bavandimwe, ukora neza kandi uzasoza neza, nugira umutima wo gushima. Ibyo wakorewe n'Imana, shimira Imana. Ibyo abantu bagukoreye, bavuge mu mazina ubashimire. Gira umuco wo gushima no gushimira abantu. Gira umuco wo gushimira igihugu. Gira umuco wo gushimira itorero. Gira umuco wo gushimira mwene so, mushimire. N'umutware wawe mushimire. Numushimira ejo kakandi yazanye azagakuba. Zamubwira ati ariko papa, dadi, ati papa w'abana, papa Samuel, uyu munsi wakoze neza. Bivuye ku mutima wanjye ndagushimiye. Papa Samuel azaryama n'amaguru yagoroye neza. Nibucya mu gitondo papa Samuel azazana ikirutaho. Ariko nasanga umunkanyari, nasanga yiriwe atota, ivyuya byamurenze yakoze, yashika gusa agasanga berekeye iriya urimo urareba ivure n'umujinya wakwishe. Mushimire, genda umwegere, natunguka hariya mubwire ngo uraho mutware mwiza. Shimira umugore wawe, nagutekera si ibisanzwe, ariko natwe tusigaye duteka. Nawe si ibisanzwe, mushimire, gira umutima wo gushimira. Debora, Bibiliya ivuga ngo yashimiye, hari abantu yashimiye. Yashimiye Abazeburoni. Aravuga ngo Abazeburoni ni abagabo bahize amagara yabo ngo baza kuntabara ku rugamba. Imana ngo ibahe umugisha. Arongera ashimira Abayisikari. Arabwira Abayisikari, namwe ndabashimiye. Bati ntimwigeze muntererana, mwabaye bugufi bwanjye, ndabashimiye. Ashimira kandi ngo Abanafutali. Aravuga ngo Abanafutali ngo ni abantu ngo bahagararaga ngo aho rukomeye, namwe ndabashimiye. Ariko ngo afata urutonde rw'abantu ashimira, hanyuma Debora asoza urugendo neza. Imana iduhe umugisha. Imana iduhe umugisha. Imana iduhe umugisha. Imana iduhe umugisha. Abo bose ngo nubwo batarahabwa ngo ibyasezeranijwe, baracategereje itorero, baracadutegereje twebwe. Tuvuge ngo amina cyane. Baracategereje itorero. Kubera iki badutegereje? Ni ukubera iki Aburahamu ategereje Mutabazi, kubera iki Aburahamu ategereje Albert, kubera iki Aburahamu ategereje Olivier, kubera iki adutegereje, kubera iki ategereje Boniface. Uzi impamvu? Aburahamu ntiyacunguwe n'amaraso ya Yesu, yacunguwe n'amaraso y'ibitambo. Ariko jyeweho nacunguwe n'amaraso y'Igorigota ku musaraba. Fita agaciro gakomeye kubera ko twacunguwe n'amaraso ya Yesu. Muvugire ngo amina cyane. Twagara cyane, haleluya. Uruwa agaciro wacunguwe n'amaraso ya Kristo, ariko bariya bose bacunguwe n'amaraso y'ibitambo. Naho twebwe ducungurwa n'amaraso yande ya Yesu. Niyo mpamvu badutegereje. Tusanzwe uruwa agaciro. Bibiliya iravuga ngo ayo maraso ngo ajya avuga ibyiza kuruta yandi. Ayabera ajya avuga ngo umuhore, dore ibyo yankoreye nawe uzabimwitura. Ariko ya Yesu akavuga ngo imbabazi, imbabazi, imbabazi. Nico gituma ngo avuga ibyiza kuruta yande Ayabera. Ntukiture inabi. Iyo wituye inabi, ayo ni amaraso ya Abera. Ariko iyo wituye imbabazi, ni amaraso yande ya Yesu. Niryo tandukano ry'amaraso ya Yesu n'amaraso yande ya Abera. Kandi ari amaraso ya Yesu, Bibiliya iravuga ngo iyo yakuyeho ibyaha burundu, ntabwo atwikira nk'ay'ibitambo. Kugeza n'uyu munsi aravuga
nasomye igitabo ejo bundi kiranezeza kirambwira ngo Yesu byari kumushobokera kugera i Nyarugenge ahamagaza ari Yesu ahagaze, byari kumushobokera kugera iwawe mu rugo, byari kumushobokera n'umwana w'Imana, ariko ngo yashimye ko ngo atazageza umubiri we azahageza amaraso. Buriya ujye umenya ngo mu wawe Yesu arahari kubera ko hari amaraso yande ya Yesu yarahakandagiye, kandi ari amaraso ngo Uwiteka umucamanza ni kumuri byavuze ngo iyo mbonye hiki ngo amaraso ye ngo ntacire urubanza rubi ngo ahubwo nitukiyeme anutukiranuka. Muri Egiputa ngo basize ku nkomanizo z'imiryango ngo umurimbuzi ntiyaza kubera ko hari amaraso. Ari amaraso rero ndashima ayo maraso. Imana idumugisha mu izina rya Yesu, amen.